ndabasoje kandi nongeye kwifuriza ikaze abasangira ngendo mwebwe tubana hano umunsi ku wundi kuri MC Kabosi Empire. Niba utarakoze subscribe bikore kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Wewe wayikoze rero turamushimiye uri w'agaciro, niweho tuzi dufatanyije muri uru rugendo rw'impinduka. N'abandi bose bifuza ko dufatanya muri uru rugendo mukore subscribe kugira ngo tujye turebera hamwe, dusangire amakuru n'ibitekerezo kugira ngo tubashe kugera ku kuri kwa nyako. Valentine rero ndakwakira mu kiganiro nanone. Urakoze cyane kashimira abakunzi ba MC Kabosi Empire. Ejo nagize gutya mbwira abakunzi bacu ko abagira gutya bagacaho bakagenda ariko harabasigira gutya aranyandikira arambwira ati reka tuba duhari. Ubwo rero ntabwo nzi uburyo ki nashimira abakunzi ba MC Kabosi Empire bitewe nuko ahantu hose burya tumeze nko tugize confusion batabihutira kudukosora. Aba ari byiza cyane kabisa. Bakambwira rero bakomeze bakande like, subscribe na share na commentaire, burya niyo nkunga y'ibanze ushobora kudutera, indi ikaba yaza nyuma no kureba ibiganiro byacu. Budufashije cyane, ni inkunga ikomeye cyane. Ntibose ndagira mpere ku makuru atandukanye ari hirya no hino. Amakuru atandukanye ari hirya no hino na yahe rero. Hari kajugujugu ejo yahiye yantuza Fardesi. Ni agacopa gatoya kahiye kabisa, karahiye gapamwa abantu batatu. Ubwo abasirikare ba Fardesi reka tubihanganishe ababuze imiryango yabo, urumva n'igisirikare muri rusange, kuko by'umwihariko ngo abangaba bari abantu barwanira ku butaka, bano batatu batakaje. Ntabwo rero numva impamvu kajugujugu yagwa ngo abantu babigira inkuru, nk'uko mu binyamakuru bimwe na bimwe nabibonye byo mu Rwanda ibintu bitigeze binshimisha. Duheruka kubona kajugujugu yo muri Kenya igwa hasi igahitana wari ukuriye yari umugabo w'ingabo wapfuye. Twarabibonye muri Kenya bamushyingura, wo bamwitaga Magoha, General Magoha yarapfuye. Rero kuba kajugujugu zagwa cyane ko burya ziba ziri mu biti hejuru, hari materinera za radar, burya kuba zakora impanuka ni ibintu bigize, ni ibintu byoroshye cyane. Mu yandi makuru rero ari hirya no hino, buriya ngo mu majyepfo, inkuru nakuye mu Museke, ngo abacuruzi ngo barambiwe gufungirwa mu nzererezi. Abacuruzi ubu n'aba businessman bakomeye bo mu ntuzi bo mu majyepfo ngo barambiwe gufungirwa mu magereza. Bose ko bati niba uyu muntu ari umunyamahanga, kandi ngo barimo gutakambara abasirikare na polisi ngo bajye bareka kubafungira mu magereza. Ngo na cya kigo gishinzwe ngo kurundanya y'amafaranga bita imisoro, ngo iyo wanze kuyatanga uretse no kubona gutwarira ibintu barakufungira mu nzererezi. Ibi bintu biteye ubwoba kabisa. Sinzi iki kimwaro gikomeje gusiga igihugu cyacu, sinzi ko kizarangira, ntabwo mbizi kabisa. Ubwo uhita wibaza umuturage wo hasi udafite ruhe na ruhe bimeze bite? Si babandi bakora mu impyiko nitambukiraga. Hari drone nayo ya M23 iheruka kugwa, uretse ko ndibuze kubigarukaho. Ndi mu ncamake n'ishyamba, urumva ya makuru nkunda kubabwira y'abantu bakunda gupfa umunsi ku wundi. N'abantu bakunda gupfa, nanjye mbivuze nabi mu mbabarire. Babantu bamaze ibisi bapfa, kuko murabizi ko ntabwo twatangira kino kiganiro tutazanye amakuru yo kubika. Ngira ngo abantu benshi bamaze kubimenyera. Mukibazwa abantu bitwa niki? Ntabwo tubona, sinkibona abantu ndamwe bagiye no mu nyungu kandi byagize muri mwe. Ni ishyamba riherereye mu murenge wa Gatenga. Mu murenge wa Gatenga mu irimbi, ngo basanze umusore w'imyaka 18 cyangwa se 18 gana gutyo 20 amanitse mu giti, ariko bikavuga ko ari abantu bamwishe barangiza bakamushyira mu mugozi bakamumanika hejuru. Ngo nabo basanga bapfuye urutoryi, ntawamenya. Inzara iri iwacu iteye ubwoba. Kambwira abantu yuko rero amakuru agiye gukomerezaho muri Mozambique, bagiye kumara icyumweru cyose bari mu myigaragambyo guhera ku munsi w'ejo. Umunsi wa none? Guhera ku munsi wa none, guhera uyu munsi. Amakuru ava muri Mozambique atubwira yuko rwose ngo amakuru bagiye kumara icyumweru cyose bagira gute? Bari kwigaragambya abaturage.
abaturage bari kwigaragambya bari mu banga mihanda. bari mu mihanda banga agasuzuguro k'abayobozi babo. Nanjye rero rwose nkakomeza kubwira abaturage bacu babe maso, nyabuneka mube maso, mube maso. Nabonye umuntu atera komantere ngo anyandikira avuga ngo ndabashora mu muriro, ngomba kujya kwigaragambya. Niyo yayo nibatabikora se ubundi ko bazapfa se, singabo abandi ngo bari kubasanga mu giti, abandi bari kuzira intoryi, abandi bari kuzira inyama, abandi bari kuzira igihumbi, abandi bari kuzira inzoga. Amakuru muri Mozambique abaturage babo baravuze ati no, ntabwo abayobozi bazatwicisha agahinda tubyemere, ahubwo bazatwicisha agahinda, ahubwo twebwe tuzabicisha agahinda kacu dufite tubamagana ndetse tunabatungura. Ubwo rero ariko muri Mozambique ndahamya neza ko atari inzara da, ni ibishingiye ku matora amaze iminsi abaye. Wa mwopoza wabo muri no minsi wariye Karungu twa Vinicius, niba ari Vinicius niba ari Monderani, ahagaze neza cyane. Ubundi biriya nibyo nkunda cyane, bashaka umwopoza umeze nka Raila Odinga muri Kenya. Bura muri Kenya nkunda umunyapolitiki witwa Sifuna, ni umusenateri witwa Sifuna. Bura muri politiki niwe mfata nka role model wanjye ubundi buriya. Ndamukunda cyane kabisa, afite karagiteri nkunda, kandi n'uyu nawe wo muri Mozambique iyo ndebye karagiteri ziwe mbona ari umuntu w'umugabo cyane kabisa. Ubwo abaturage bari Mozambique n'abanyarwanda baherereye, reka tubabwira ati nimwihangane kandi mukomeze mujye inama zo kwirindira umutekano kurusha kujya kuyatanga aho muyatanga kandi ntacyo babafasha. Nabonye barasohora urwandiko ambasade babwira ngo irabihanganishije, ariko nyine ngo barye bari menge. Ariko iyi ambasade idafasha n'abaturage b'imbere mu gihugu, mu rwego muri hanze y'igihugu mwo yabamarira iki, ahubwo ko rimwe mugomba kuyigaburira. Iyi ambasade imeze nka rwo rukwavu rushaje rwonka abana, aho ugira ngo rufashe abana, ahubwo rujya konka. Uko bihagaze biri muri Mozambique, abantu nyine bazapfa, bizagenda bitese, n'abazareba n'amaduka bazayasahura. Ukivuga ku bijyanye n'inkuru zibabaje, inkuru z'agahinda, iyo urebye ahanini izi mpfu ziba uba usanga ari iz'urubyiruko n'abana bakiri batoya, ugasanga mbese ibintu byabaye akaduruvayo. Uragera ahangaha ugasanga barimo bararira, wagera ahangaha ugasanga barimo bararira, wabona umuntu kuri kamera agaseka akavuga ati ubuyobozi turabukunze, mwavugana mu gikari akamera iminota 30 arira atarakuvugisha ikintu na kimwe kubera n'agahinda. Ikibazo cyanjye kijyanye nyine n'icyo bintu, urubyiruko ruri mu gahinda, mu byanga byemere atere komantere hano dutuka, ariko ababizi kari mu gahinda. Ibyo ngicyo nkimara najya kuyibona nongeye mbona inkuru imaze iminsi, witwa Muheto, ubu ngo ari mu maboko ataraye, yabaye misi utagira perime, utwara inzoga, yanyweye ibiyobyabwenge, yasinze, ugonga akagerageza no gutoroka. Singira ngo yabaye iminsi bamuhereza imodoka. Nyine nanjye ndabizi bamuhaye imodoka, bamuhaye imodoka nta perime. None se iriya myaka yose ntabwo ari maze yitwara. Gusa ikintu nicyo nakubwira, urubyiruko rurababaye. Urubyiruko buri ngeri zose zirababaye, ariko urubyiruko kuki rubabaye cyane kurusha ibindi byose? Burya n'aba basaza bacu, ndavuga ba papa, ndavuga abandi bose, abamukecuru n'abandi, bashobora kubabara bakagira uko bayageza, ariko burya iyo bigeze ku rubyiruko biba agahinda kikubye kabiri, bitewe n'uko bivuga ko urubyiruko imbere yaho baba bakibara indi myaka nka 50 yo kuzabaho. Dufata nk'umuntu ufite imyaka 20 cyangwa ufite imyaka 30, yanze bikunze bakibara nk'indi myaka nka 50. Wenda by'uburwayi n'impanuka tugere gute tubyihorere, tuvuga umuntu aramutse abayeho. Ariko ibaze kuba ufite imyaka 20 ariko ukabona ku myaka 20 nta epfo nta ruguru ntaki, byose byagize gute, byose byarahagaze, nta cyizere cy'ejo hazaza. Ni ibintu nyine biba bibabaje cyane kabisa, ni ibintu biba bibabaje cyane. Ariko igihe rero ni kimwe, aba bana bundi bo mu nda y'ingoma bagira agahinda, noneho kakaba agahinda gakabije, bitewe n'uko nta muntu wabasha kukaganiraho, nta muntu wabasha kubiganiraho. Kubera iki? Bundi bano bana bo mu nda y'ingoma yuko natwe ubwacu tubabonye tubabona nka za maneko, by'umwihariko nk'aba ngaba baba misi.
bano ba minsi tuzi neza ko babatreninga kugira ngo bajye kugwisha abagabo bari hanze y'igihugu muri kawa, wenda se babahereze twa tuzi cyangwa se babahereze babatangaho amakuru. Twagiye tubona buriya nka wa musore wa Twagiramungu uburyo yapfuye, umuryango wabo wavuze ko ari iby'umuryango, urumva ko yari ari kumwe n'intore nyine. Abana bo mu nda y'ingoma bafite agahinda gakomeye cyane bitewe ibyo byose rero bakoresha, ariko ntabwo babasha kugira umuntu babasha kugira gute kubiganira, kuko burya icyiza cyo kuganira cyangwa se cyo kuvuga ni igiki, ni uko iyo uganiriye n'umuntu ukamubwiza ukuri ku mutima urarira warangiza ukanabuhuka. Aba bana rero nta muntu aba afite ubagira gute ubabohora. Wibuke yuko uyu mwana witwa uyu mu minsi, ibi bintu bya minsi ngira ngo niwe biherukira, kuva icyo gihe nta wundi mu minsi wari watorwa, kandi ngira ngo manda ze zararangiye, siko bimeze. Abantu bashobora kwibaza hari undi munsi watowe? Nta wundi mu minsi wabayeho, ntawe. Uyu nguyu niwe uheruka, maze acamo nk'imyaka nk'itatu, kandi mu minsi bamutoraga buri mwaka, yageraga manda y'umwaka umwe. Bivuga yuko rero iki kigo cyabo kiriya cyateguraga ibintu bya minsi bacyitaga gute? Mujye munyibutsa cya kigo cya Prince Kid, gifite izina ryacyo biriya cya Nyampinga nyine, ngira ngo ni na Nyampinga nyine iki kigo n'ubundi. Byavuze yuko Jeannette Kagame yashatse kugishimuta, ariko agira imbogamizi nyinshi cyane bitewe n'uko Prince Kid yagiye amubwira ati uyu mushinga n'uwanjye ninjye wawiyigiye. Naho buriya ya majwi yumvikanye hagati ya Muheto Divine na Prince Kid, hari igihe byavuzwe yuko ari amajwi yari igihuha, yari amajwi bayapanze bigana ijwi rya Prince Kid mu rwego rwo kumushimuta, yari yanuze kugira bagaragaze yuko bariya abana bakorerwa ihohoterwa. Ubundi bariya abana bakomeje gukorerwa ihohoterwa, ariko wareba abantu bari kubigenderamo n'abantu babakoreye ihohoterwa ukabona ari ibintu bigeze gute, ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuko bariya abana basambanwa n'abayobozi kuva bakiri muri selection, basambanwa n'abayobozi kandi bakomeye rwose, ngo hari n'umujenerali wabiciye biracika. Uwo mujenerali ngo yaryamanye n'umuntu umwe w'umuhanzi ngo uba mu Bugesera, nabyo biravugwa, urumva. Abo mujenerali rero yirirwa yangiriza abana b'abandi, umujenerali ubyibushye gutya, sinzi izina ryiwe, ngubwo rizamenyekana. Uwo mujenerali yirirwa yangiriza abana, ariko ntawe uvuga ntawe ukoma, kandi biriya bintu nyine by'ibifi binini bikomeje kwiganza. Wabonye ziriya nkuru ngo zabariya ababyeyi basigaye birirwa basiragira kuri RIB ngo abana babo barasambanyijwe ku myaka 8, umwana akajya kugira imyaka 13 amaze gukuramo inda zirenga 3, umubyeyi yarabuze ahantu arengera. Ndetse rwose ngo uwo mugabo ukoranga amafaranga menshi afite, ngo yashatse no gutanga miliyoni 5, ariko uwo mwana biceje ngo ahindure nyina umusazi uri kumujyana mu nkiko. Samurangira tseri numva buri munsi ho yakaze ko yakimuriye mu itangazamakuru. Iwacu hari ibyaha bishingiye ku ihohoterwa ry'igitsina ku buryo buteye ubwoba mu rwego rwo hejuru. Iyi mpamvu bitavugwa nuko bikorwa n'aba basirikare bakomeye, nuko bikorwa baba bandi bakuriye intore, za ntore zirusha intambwe, nuko bamambure b'umuryango, babandi bamambure b'umuryango, nuko bikorwa na bya bifi kwa dufite tunini nyine Kagame barashyizeho turi aho ngaho. Bivugwa yuko n'uyu mukobwa afite amabanga menshi cyane azi kuri ibi bintu, kandi bikaba byamuteye trauma. Ubundi mu byaha agiye kuburana, kuko ngiye ngaraburana no munsi kwa kane se ngira ngo nibwo agomba kujyanwa mu nkiko. Mu kanya gato arabageze mu nkiko, ariko ibi byaha ubundi ntabwo bigomba kumufungisha ushingiye ku izina afite. Muri abantu batagomba gufungwa bitewe n'amazina baba bafite, bitewe n'imiryango baba bakomokamo. Kubera iki? Kuvuga ati ni urugero, ese uyu mukobwa ngira ngo ni n'umusirikare nawe ahubwo muri afurika Inkotanyi, cyane ko n'ibyaha na biriya byashinjwa biriya nibyo bacira gusa mu amande. Iyo ubonze ntabwo bagufunga, baguca amande. Uribwo bushobozi arufite. Ikibazo n'ikindi cyari cyose ushobora gukora gipfa kuba kidashingiye kuri violence cyangwa se kidashingiye ku biyobyabwenge. Ubundi baba bagomba kukureka ukagaragaza imitungo kanaka ushobora gufatira ukaba uri hanze. Ni ibintu biba byose. Ubundi nta nubwo agumye sizemo ngo bari banamufunze kugeza ubwo ngo bagomba kuvuga ngo bazamurekura. Ariko bikwereka iki? Kumukozamo bikwereka iki? Ni yoza bwonko baba bakorera bano bana.
n'iriya minsi aba agiye kumara umuhariri. abaterwa amenye yuko atagomba kuvuga Eh. niba arafite n'umugamba Bivuga ko uyu mwana ngo afite amakuru ateye ubwoba, ngo ku buryo ki rwose iyo yatekereje ubwe ngo ahahamuka akamutera izitoroma zose abantu babona. None ngo abatabizi, twebwe tutabizi cyangwa se tuvuga ko ari abana bo mu nda y'ingoma ari abatesi, tukabyita iki? Ubwo nyine tuvuga ko ari abatesi ari abo mu nda y'ingoma, tukavuga ko ari ubusinzi, tukavuga ko ari umurenge, ariko bariya bana bikoreye ibibazo amagana. Iriya couple ya Prince Kid n'uwo mugore wiwe, iyi saha n'induzi irengero ryayo, baruka numva ngo bagiye muri Canada, nta muntu wigeze ugaragaza ati banyuze hehe. Uretse gusoma inyandiko imwe kuri Facebook numva irampumuye. Uzi ko n'iyi saha polisi y'u Rwanda kitubwira ko Bahati Innocent ari mu Bugande ariho yagiye, niko polisi y'u Rwanda isaha kitubwira. N'iyi couple ya Prince Kid nabo baracyatubwira ko yagiye muri Canada, kandi murabizi neza ko kugira ngo igere aho yageze bariya ba mu minsi wabo witwa Elsa na wa mugabo witwa Prince Kid, kugira ngo bigere aho bigeze, uyu mwana w'umukobwa nabwo yabigizemo uruhare kandi ntabwo yigeze abihakana rwose, n'ibintu byabereye ku mugaragaro. Aba bana rero baba babitse amabanga menshi cyane, ahubwo ikibazo ninde bagomba kuganira nawe, ko uwo begereye wese abita ba maneko, umuntu wese begereye abita ba maneko, abandi begereye bakabita abatasi, abandi begereye bakababwira ibindi bintu. Ntabwo bitewe n'uburyo kibarezwe n'uburyo sosiyete yacu irezwe, nta muntu umwe ushobora kwizera abana bavutse mu kariya gatsiko ngo umuntu abizere, ku buryo ki rwose ngo mwasabana umwe ari kukubwiza uko yatagugusha mu mutego. Ariko uyu mwana rwose afite amakuru abiri kuri ya couple, ngo birashoboka bivugwa kuri ya couple ya Prince Kid bari gushaka kuzimiza, ni amakuru atatu. Ya couple ya Prince Kid yazimiye, amakuru ya kabiri ibintu imintuze guhohotera abakobwa bishingiye ku bitsina, kandi turabizi neza ko ibifi binini bano bakobwa babakoresha nk'abantuze abasesheri, babandi bashakisha abantu n'ibiki. Ikindi icya gatatu ni uburyo ki Jeannette Kagame agiye kwigaranzura cya kintu cyiswe Nyampinga bakagihindurira izina, icyo kintu akazagishinga umuntu witwa Mutesi Jolly. Ubundi Mutesi Jolly ariwe mugambanyi, aka gakino kose kari gukinwa tubona kabaye kuri ya couple, kabaye kuri iki byose, ubundi byose bishingiye kuri uyu mukobwa witwa Mutesi Jolly. Ubundi hariya uwe na Jeannette Kagame ngo bameze gutya, ni nk'igikoroni cy'urumuna kandi ureba imyaka barutana, ariko gukora izi ndimi z'ubumafiya no kwangiza abana b'abakobwa ngo barabahuje cyane, kandi harimo ubugambanyi bwinshi cyane bukomeye cyane. Noneho ibi ngibi bikatwibutsa uriya mukobwa witwa Mupende yapfuye azize iki? Ninde wamwishe, ninde wamuhaye uburozi? umunsi aba bana bo mu gatsiko tuzabizera bakajya batinyuka, cyangwa se umunsi bo ubwabo bazajya batinyuka bakavuga, tuzajya dutangara ntabwo tuzajya tubyemera. Twibuke wa mwana w'umusirikare uherutse kwirasa, no muri uyu mwaka wirashe ngira ngo wari ufite pistola ari mu nzu arirasa, kandi se nawe ngo ni umujenerali, ni umukoroneri. Hari umwana w'umuhungu uherutse kwirasa muri uno mwaka, bivuye ku gahinda k'ibyo abona ise akorera abandi bana b'urubyiruko rugenzi rwiwe. baba bafite ibyumba mu rugo byitwa iby'ibagiro cyane. Ngende kubivuga mbica hejuru, ntabwo ndi gushaka kubyinjiramo cyane. Noneho rero ndagira twibukiranye kesi ya Kizito Mihigo, uburyo ki yapfuye, nta muntu n'umwe wageraga gute wabiteganyaga. Buriya agahinda ka Kizito Mihigo yatangiye gutotezwa, yatangiye gusohora za ndirimbo zo kuririmba bati nabo ni abantu, tubibuke, dufatikanye, turwanye abagoreka amateka n'ibiki byose. Ariko kiriya gihe Kizito Mihigo agihari, niwe munyarwanda ari kwegera akamubwira ati agahinda kanjye n'akangaka akabyumva. Ku Kizito Mihigo yajyaga kwa First Lady, cyangwa nawe yajyaga kwa First Lady ntacyo gikanga. Kizito Mihigo yari umwana wo mu ngoma kabisa, kwigutuma ngo bamurihiye ngo amashuri y'imiziki mu Bubiligi. Noneho buriya Kizito Mihigo byagiye kudogera burundu bizamuna cya wa mugabo warutse gufungura, wa mugabo wiriye iwacu Cyangugu, wandi winda nini wamwita nde, wandi ucukura imisarane, bampora iki ngo bampora iki, ngo azanye cya kintu ngo cya ndi umunyarwanda, cya kindi cyemezaga ko abahutu bakoze jenoside ku ngufu, ngo noneho ngo abo bana ngo bajye gusabira imbabazi basi. Kizito Mihigo wese ko yabyumvaga. Noneho amafaranga yaragenewe Kizito Mihigo Foundation
ari First Lady we yamwemereye kanaka ariko First Lady yakoze lobbying mu mabanki yo mu Rwanda kugira ngo azafashe Kizito Mihigo muri Kizito Mihigo Foundation y'amafaranga bayima Kizito Mihigo bayahereza nde bayahereza uri ucukura imisarani wandi wo guvuza amasafuriya urumva niwe bayahaye kugira ngo ajye yirirwa ahereza abana b'abahutu 15,000 bajye gushinja abasabani saba imbabazi. Noneho ndajya twibuke bwa kesi ya Jay Polly twumva tubwira ko Jay Polly yapfuye azize iki ngo apfuye azize inzoga ngo ibiyobyabwenge ngo bakoze gakabimoma ngo bakavanga n'iki cyose. Mukuru we sinzi irengero ryiwe niba agikora kuri RBA niba atagikoraho niba ari ibiki simbizi asakacegeka burundu kamurisi kandi yagombaga kujya kuburanira murumuna wiwe. Ariko Jay Polly mu by'ukuri yazize miliyoni 200 ngira ngo niba ntibeshye MTN yari imubereyemo yari yaranze kumwishyura kandi ayo mafaranga bivuga yuko rwose ngo First Lady yashakagaho Kagame ntuza Jeannette Kagame kugeza ubwo agize gute bapanze gahunda yo kumukuraho bakamurangiza. Ariko ibi byose nkababwira Kizito Mihigo mwumvise ko umuryango wa First Lady wabigizemo uruhare. Jay Polly nuko nguko ibi biri kuzenguruka kuri uyu mukobwa muheto n'ibiki byose abana abakobwa isaba barimo gucuruzwa hano imbere mu gihugu barimo gucuruzwa nk'ikisi nkuko bacuruzwa amatungo ari yo yose nta gaciro bafite nabo rwose ukwambara impindure so kugira gute bakiyandarika isaha nta mari tukigira ntawe kabisa kandi byose byangiritse bipfirije hejuru mu nda y'ingoma. Ubwo ndagira ngo icyo nari mfite cyo kuvuga kuri uyu Mutesi Jolly n'amabanga bihishemo cyane dore nangaha ruzingiye ku muntu witwa Mutesi Jolly. Ibi bintu byose mubona biri kuba iyi saha hamwe n'umuntu witwa First Lady ira famiye yabo yo hejuru niho bantu bari gukina kagakino kose kandi aba bana bagendana intimba ku mutima ikomeye cyane. Buriya nuko no mu rukiko bazamubwira ati wowe ntuzi no kuburana reka bari umwavuka wo kuvugira cyangwa se uvuge byo twakangiye gwa papa bamuretse akavuga nkuko yisanzuye yibohoye ku mutima twakiruka. Njye buriya urupfu rwa Kizito Mihigo urupfu rwa Jay Polly rwanyeretse yuko burya tutagomba kuzajya kwihutira kujagira ngo umuntu by'umwihariko tumushinja uburaya ahubwo ni twige kureba nyuma y'amarido nyuma y'ibyo tubona nicyo kindi kiba kigize gute n'iki kibyihishe inyuma. Nicyo rero naba mbivuzeho kabisa. Urakoze cyane reka tuve hano iwacu mu Rwanda twerekeze noneho muri Congo ko tujya ku mirongo y'urugamba duheruka M23 tubwira ko FARDC irimo kwigireka ya M23 ikinjira zikaba gute igakubita duheruka tubwira ko Makenga ari kuzerera muri ariya mashyamba ya Congo kugeza kuri iyi saha bihagaze biti. M23 yagose bivuga ko ku munsi w'ejo ngo yagose abasivili bamwe mu ishyamba rya Meza rya Warikare. Ubundi sinzi ikintu n'abasivili ko ibashinja yuko ngo basa n'abantu bo muri FDLR by'umwihariko ngo abaturage basikaga ngo muri 500. Ariko abangaba irifata uyu munsi sibo mbere yajaga yita ngo ni abatutsi bari ku oya ntabwo abatutsi barabimuye arega bari mu Rwanda niba abandi bari mu nkambi zabo ahubwo bategereje kumaraho bariya kugira ngo baze kuba hatuza. Ariko amahirwe Wazalendo yatabaye hamaze gupfamo abantu 38 gusa bamaze kwicwa abandi bose bararusimbuka. Kiriya gishyamba cya Warikare ni igishyamba kinini cyane burya hari umuntu nabonye arimo kuvuga ngo ntuze ngo yafashe ngo igice kingana n'u Rwanda ushobora no gusanga Warikare yonyine ari 1/2 cy'u Rwanda kandi M23 ahantu yafashe akaba nta n'ahantu hahuriye n'iki n'abaturage cyangwa se n'imigezi n'iki ari ahantu mu gishyamba gusa bari. Noneho rero Wazalendo icyo bakora bo ni ukubahiga babarangiza. Ejo nababwiye amakuru ya Makenga yabonye bikomeye aho yari mwabira bice bya Warikare atakamanuka ajya muri Sud Kivu. Biravuga ko Makenga rwose ubu ngubu ahantu ari hagati ari mu ngabo za Red Tabara niho Makenga yihishe. Ariko aho ngo hari intuze ngo hari n'ingabo zitwa ngo nitwirwa no cyane Gumino
ni Gumino ngira ngo ziri aho hafi kandi nazo zikaba zitavuga rumwe na Red Tabara. Hariya muri Sud Kivu tubibutse yuko hari ingabo z'iki z'u Burundi arizo ziba zirimo gukontorora, kereka burya bazamuka baje muri Nord Kivu iyo habonetse ikintu cyitwa support. Ku munsi w'ejo M23 yatakaje cyangwa se barashe drone zayo, noneho igeze ku rwego rwo gutangira kuzana mwiki amadrone bavuga ko ari ay'Abafaransa bisari ku rugamba. Drone zabo rero zaramanutse, ngira ngo abantu barebe no kuri thumbnail nayashyizeho kabisa drone zabo, uretse ko nanashyizeho n'iriya ndege ya FARDC ku munsi w'ejo yahiye ntangira ikiganiro nayo babwiye yagwemo abasirikare 3. Drone rero zabo zagize gute zose ntuze FARDC yazihanuye. Ibice rero M23 yari imaze iminsi yarafashe yagize gute ishyiraho abantuze abategetsi, ariko biriya n'ubuswa cyane, n'ubuswa cyane bitewe n'uko burya iyi ntuze M23 gushyiraho abategetsi utarakora buryo ki ahantu ugomba guharundira umutekano aba ari amakosa akomeye. Ariko noneho bo ikintu bari gukora urakizi se, bari guhita bafata abo baturage bagize amahirwe bakabashimutira muri ako gace akaba bajya gukora patrouille nijoro. Ubwo ni ugukora iki? Irondo, nka bya bindi byo mu Rwanda, nka bya bindi fotokopi y'iwacu, uretse ko tubimaze kurengera ngo n'irondo ngo abagore basigaye barikora bitewe n'uko ngo abagabo barimo gushira. Noneho nibagiwe gatoya haruguru nangize ngo mbagezeho case y'umwana witwa Axel Rudakubana. Ubundi nsubiye muri cya kiganiro cya rubyiruko ugiye kwicwa n'agahinda, nawe agiye kwicwa n'akandi gahinda rero. Ubundi natwe agiye kwicwa n'agahinda ka bwoko agiye kwicwa n'uburoko nawe, kuko ngo nyuma ya cyaha cyo kwica abana 3 ngo bagize gutya bajya gusaka mu nzu iwabo bamusangana acide, ngo kandi acide bamusanganye izo produits chimiques bamusanganye acide zikora ngo ubundi ngo zitungwa n'amarega. Uwo mwana witwa Axel ndo wo mu Bwongereza n'ababwiye wadi wishe ubukobwa 3 bagiye twanekozeho hano bagiye gusaka inzu y'iwabo basangamo afite produits chimiques ikora acide iteye ubwoba kabisa. Ikindi kintu ngo cya kabiri kinarengejeho ngo bamusanganye ibitabo ngo iriya mitwe y'iterabwoba za Al-Qaeda bifashisha bari kwiga. Ese kwibaza ababyeyi bo bari babizi? Ntabwo bari babizi. Hari muri Amerika se hari ubwo abana bahisha ababyeyi? Oya, ni mu Bwongereza. Nta mu Bwongereza hari ubwo abana umwana akaba ari umwami. Ubwo rero ibyo byiyongereye ku byaha uyu nguyu arimo gushinjwa. Rero bambwiye ko ibyo nabyo byiyongereye ku byaha arimo gushinjwa. Umuntu uvuga ko no mwana rwose ashobora kuzamukata n'imyaka nka senkandi ntawamenya. Basanga ubuzima bwe burangiriye mu buroko kandi azize mentality. Kuko uyu nawe mbibutse yuko se uyu Axel Rudakubana nawe isa nawe ni umusirikare, yahoze ari kadogo mu gisirikare cy'inkotanyi kandi n'umwana w'ingoma na kana we ubyiyemera cyane ko ari inkotanyi cyane. Ya nuko rero ubwo nari nagije kujya M23 byose ni ibyo ngibyo. Ya urakoze cyane. Ariko ubwo nubwo M23 yatangiye kujyana abaturage kubaraza amarondo, umutekano hariya kandi ukaba utizewe, uwo bita perezida wa Kongo Tshisekedi ku munsi w'ejo yabonanye na Museveni baganira ku by'umutekano w'akarere. Ibi bintu hari icyo bishobora guhindura ku bintu by'urugamba? Birashoboka ariko njyewe burya igipimo mfite kuri Museveni ni kimwe, nabanze arwanya ikintu cyitwa ADF ku buryo bugaragara bitari mu buryarya. Ubu cya kintu cyitwa ADF bavuganye cyavuye mu nzira cyangwa se cyasubiye mu Bugande cyagiye, bitari ibyo ngibyo bindi aganira na Tshisekedi burya simbizi. Ariko none Tshisekedi burya kabiri giteye ubwoba, edera rya Kagame cyangwa se rya Museveni. No, Tshisekedi ararya Kagame cyangwa rya Tshisekedi. Kuri njye rero afite inyungu umuntu ari muri Kongo kugeza kuri uno muntu, kuko ibi bintu byo mu Ventura Museveni mbona asigaye bijyamo bigoro ntege. Mbona Museveni asigaye bijyamo kubera umuhungu, kereka kiriya gihugu nagisigira umuhungu we agazasigaho na Kagame bikorera ibyo bashaka cyose mu karere, azaba duteje akaga nko kudusigira bomba atomike no kuri kw'Imana. Ubwo rero Museveni we n'umuhungu we M23 mundi sigaye gifata mbona ari
mbona ari nk'umuhungu ushaka gushimisha onkere we, naho Museveni we muri politiki yiwe mbona ibintu bya M23 rwose bitamanye. Ubwo rero ntibizadutungura, ahubwo nanagize gutyo ukabona mu minsi iri imbere ibintu by'akarere bitangiye kwicubanganya gutya, Ubugande buteye u Rwanda, kandi birashoboka cyane. Buriya nabonye sinyari ikomeye cyane igihe Kagame yarahiraga ntaze umuperezida n'umwe muri bihugu bidukikije na Museveni atarimo. Kiriya kintu cyanyeretse ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye, abantu bashobora kugitesha agaciro kajya ariko ni ikintu gikomeye cyane. Muri musaza no kwitondera mu byo rero bumvikanye, harimo gukora iriya mihanda, harimo kurwanya IDF, ariko hari ikintu batatubwiye, ibijyanye n'ubufatikanye mu guhashya ikintu cyitwa M23 ntabwo kigeze kijya ku mugaragaro. Kereka niba hari undi muntu wasomye iyo nkuru akaba yayitwara agatubwira ati mu byo baganiye bavuze ko M23 bagomba kuyihashya muri ubu buryo. Mu by'ukuri imbere ya media bagomba kubitubwira ko ntabwo batwetse detaye n'ibiki byose bazagira, ariko uburyo babonaga ari abantu bishimye mu maso, basa nkaho hari ikintu kanaka bemeranyijweho kandi bahuriyeho. Ubwo rero uko byagenda kose nuko bihagaze. FARDC yakiriye Sukhoi 45 nayibahaye aho ngaho, kuri ntuze kuri thumbnail, musimbuke muyirebereho. Sukhoi 45, iyi Sukhoi 45 iyi nayo no gukoreshwa mu ntambara z'Uburusiya na Ukraine. Iyi Sukhoi 45 ifite ubushobozi bwo kwikorera ibisasu 8 bino bya misile birabohereza kure, biri mu kirere, kandi kabirasi no kugenda itarinze guhagarara, ikiri guhiga umwanzi. Ubundi amafaranga yaguze iyi Sukhoi muri Kigali dushobora kuyarya nk'ukwezi kose tutarayarangiza twebwe abaturage, kugira ngo igihugu cya Kongo gitinye ko gifite amafaranga. Dushobora kurya buri munsi, abaturage tukarya mu gitondo, tukajya saa 3, tukajya nimugoroba munamena. Amafaranga yaguze iyi Sukhoi ntabwo abaturage muri Kigali twebwe twarya ngo tuyarangize, ukwezi ntabwo twaba tuyarangiza, mukayishimamo rwose. Tshisekedi rero yaguze icyo gikoresho kiremereye, ararangira yakizana, akimurika mu kirere, aravuga ati dore ngiki ngisize hano, akarere kazashya ibyo abantu bigira. Umuntu acyumva ino nkuru, acyumva izi ntwaro zirimo zirinjira muri Kongo, umuntu ntabwo ari kudahita abura gutekereza FARDC na SADC. FARDC na SADC bimeze neza cyane, bo bakomeje gukorana, ariko by'umwihariko bo barimo kurangiza ya myiteguro hari amahugurwa barimo guhereza bariya bana, by'umwihariko mu gukoresha izi ntwaro. Ubundi icyo kintu bari gushaka, izi ntwaro gushaka ko ntabwo bashaka kuzongera gutumira aba expert bazo bavuye mu Burayi, bashobora kuzajya baza ariko atari benshi cyane nk'aba hari igisaha, kuko nubwo izi ndege zose ziri kugurwa urasanga abantu bose bari kuzitwara n'aba expert bavuye mu Burayi. Noneho abatabazi bakabita iki, abacancuro, nka media z'i Kigali zibita abacancuro. Ariko ndahamya neza ko izi drone za nazo zirimo kuraswa ntabwo ari M23 uri kuzikoresha, ni abazungu barimo kuzikoresha. Naho mpamvu rimwe na rimwe ku mirongo y'urugamba kuri ruhande rw'umuvunyi bagiye tubona n'abazungu bafashwe, ndetse ubu rwose hari abari Kinshasa rwose barabahakinze, barabafata. Aho abazungu akaba ari Abafaransa, nyuma y'abo bandi bo muri Pologne. Ubundi agahararo ka Pologne n'u Rwanda sinzi ko karangiye kuva Tshisekedi yajyayo, byose bigwa mu mazi gutya. Noneho rero iyi ntuze irantuze nimara kurangira, n'aya mateka urabona rero ko natangiye kuzamuka ngo FDLR yasabye ibi, M23 batangiye gusaba ibi, u Rwanda narwo rwatangiye kugira ibi. Noneho rero akari akajagari rero muri no minsi igiye gukunda cyane, uko kagenda kazamuka tuzagera ejo tuzagaruka ku icyo kiganiro, by'umwihariko tuzagaruka kuri iyi ntwaro. Iyi ntwaro noneho hari irindi banga ifite, noneho y'ubwayo ifite intwaro yayo y'ubwirinzi y'ubwayo. Ni ukuvuga yuko ugitangira kugerageza kuyimanura y'ubwayo ngo yifitemo izindi ntwaro enye zayo zishinzwe kuyiporoteje. Ubwo izo nye no kugira gute, ushobora kuyirasa kushe ya mbere ikabiraguye, kushe ya kabiri ikaba yakushe, kandi ntabwo kushe nye zose zagukira itarakubona, kuko iyi ifite radari zo mu rwego rwo hejuru zipima nka microscope ubundi zo, kandi zihuse cyane, ifite ubushobozi bwo kureba aho igisasu giturutse cyane kabisa. Ubwo kandi ngifite ntuze izi ngizi, iyi irekuye kiriya cya mbere ubundi imeze ikiri bisigaye cyo kimeze nka ntuze nka Emma Simaho, cya kindi bisigaranye ntabwo cyari cyo kigenda ngo nakimukina we rwase gutya mu munsi.
nacyo ubwo gishobora kumurika nk'intwaro. Ni ibintu rero byiza cyane kandi biryoshye. Ku munsi w'ejo nzagaruka hano nje kubabwira ku rubanza rwa Mucyo, banuze tuje kureba uko bihagaze donido muri makeya, ibyo twishimira, ibyatubabaje byose ku rubanza rwa uriya rwa Mucyo. Tuzagaruka tuganira ku bintu bijyanye na Komesa, turebe uruhare rwa Kongo by'umwihariko turabizi ko Komesa Kongo itarimo nta cyabaye. Tuzagaruka tureba kuri izi ntwaro Perezida Tshisekedi akomeje kwirundaho ku bwinshi. Bishatse kuvuga iki? Bitubikiye iki? Ejo by'umwihariko tuzinjira mu bintu bijyanye n'iki na ziriya ntwaro n'ibintu bya gisirikare muri rusange. Urakoze cyane rero ku kiganiro cya none. Ariko ubwo turatabaza abana bo mu Ngoma n'uyu mwana witwa no mu minsi nawe ugiye ushobora kuzagenda tubyita imikino cyangwa iki. Ni uko biza gusa ejo tukumva habaye ibindi kandi turamutabariza rwose. Wamuhereza ubutabera bwe yitahira ajye mu rugo, niba ari no gusinda ajye kwisindira amaboko. Turabizi neza ko ni stress mu batera abo bana, kandi sabo gusa nabo hasi bo bakennye nuko bameze. Yuko tuzabikoraho n'ikiganiro burya abantu batazajya bumva ngo ni gusinda bakagira ngo yawe yarasinda atwara imodoka yasinze. Nta bihuriye. Hari behind the scenes. Urakoze Reverend, reka twongere guhura ku munsi w'ejo. Turabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho umunsi ku wundi.